Mwongeye guhabwa ikaze kuri ya YouTube channel yanyu ariyo yitwa Buri Mpande, nkaba mbazaniye amakuru ndetse nkaba mbazaniye abantu mukunda kubaha cyangwa abantu mutari muzi ko ushobora kuba wategura ahantu ushobora kunyuza umuhanda, urugero nko mu mazi, murabizi ko nko mu biyaga abantu benshi cyane bavuga ati aha ngaha mu biyaga rero ntabwo dushobora kuba twacishamo amazi, ariko hagati aha ngaha Abashinwa barafata amazi bakazana amabuye yabugenewe, hanyuma bakayatsinda muri ya mazi, hanyuma bamara kuyatsindamwo hakaza kuba hakorwamwo urugero, hakaba hakubakwamwo isoko cyangwa se hakaba hakubakwamwo amazu cyangwa se hakaba hakubakwamwo ibibuga by'indege cyangwa se na gare. Kugira ngo rero ukomeze urebe iyi video cyangwa uzajye ubasha kubona amavideo agezweho atereninga ameze gutya, ni uko ugomba guhita ukora subscribe. Ngira nk'uko muri kwibona rero kuri screen yanyu, barafata bagapuraninga aho hantu bakandika, bamara kwandika hanyuma bakajya bagenda bazana ibintu by'ibitaka n'ibicanga byose bakagenda bamenamo. Ikindi kandi bakazana za mashini, hari imashini ziba zarabugenewe kukogota amazi, hari imashini ziza zikakogota amazi ikahogota paka y'amazi ashizemo, izindi nazo zirimo ziramenamwo umucanga, zishyiramo umucanga. Rero nk'uko muri kubona aha ngaha barakomeza bakogote kurya amazi azagenda agashiramo. Aha hantu rero kugira nk'uko muri kubibona, muri kubona ko ukuntu gahunda ziba zesitaye. Aha hantu muri kubona rero hari mu mazi, ngira ngo mwabibonye. Aha hari mu mazi ariko ubu ngubu bagiye kuhubaka, nibamara kuhubaka hanyuma muraza gusanga ibintu bimeze neza cyane. Ngira nk'uko muri kubibona rero haba hari ibimodoka byabugenewe kujya bigenda bizana amazi, bizana amabuye bikubita, bakazana na twa tuntu bakunda kubakiraho tubonerana, ariko ntabwo amabuye yapfa kuba yanyuramo, barangiza bakarambikamo munsi, bakazana kushe ya mbere bagashyiraho, kushe ya kabiri bagashyiraho, kushe ya gatatu nayo ikajyaho, ndetse n'iya kane ni kushe ya gatanu. Murabizi neza ko hari igihe hari ukuntu abantu bakunda kubaka amataje, ngira ngo murabizi, sibyo? Etaje buriya kugira ngo bayihagarike ahantu, hari umwobo bacukura ugera muri metero zitari munsi y'8 na 12. Ni ukuvuga ngo rero iyo bamaze kuba bayicukura bakubitamo ibyuma byabugenewe, ibi byuma byabugenewe iyo birangiye nyine kubishyiramo, hanyuma iyo niyo fondasiyo y'iyo taje. N'amazi rero ukuntu babigenza kugira ngo bubakemo aha ngaha, babanza kujomamo ibyuma munsi, bavuga ati ahantu tugiye kubaka ahantu harimo isoko, ahantu nta soko ihari, ahantu bimeze bite. So rero aha ngaha barasaba, bamara gusanga nta soko irimo, bakavuga ati ibi bintu biroroshye cyane, ibi bintu nta kibazo n'iki na kimwe kirimo, ahubwo icyo dukora ni uko tugiye guhita dushyira ibintu mu bikorwa. Ngira nk'uko muri kwibona aha ngaha harimo imashini, ndi kubona ko y'amazi yose mwabona barayakamije yose. So barangije kuyakamya, muri kubona ko barimo baragenda bahakorera neza cyane. Rero izi ni imashini, ngizi ziba ari imashini ziri mu muhanda. Ese wari uzi ko ahantu, nk'urugero, murabizi neza yuko iyo bapimye umuhanda wa gari ya moshi, ntabwo birirwa bavuga ngo ibikira ngo iki ngo ahantu ngo haragoye. Ntabwo ahantu haba hagoye ku mafaranga, gusa
abatekinisiye baraza abatekinisiye baraza hanyuma bamara kuza bagahita bakora ibintu byihuse cyane. Rero iyo barangije kuba babitekinika usanga ibintu bimeze neza cyane. Ya mazi bafata bakaza bagacomekamo za senyenge bagashyiramo ibyuma bikomeye cyane, bya bindi bidapfa gusaza. Hanyuma barangiza bakazana za beto bakamenamo. Urugero nk'iki cyuma muri kubona bari kumanuramo hano hasi, ibi byuma bagenda bakabimanuramo hanyuma bakaza kuba babyubakiraho kugira ngo ibintu barimo bubakiraho, ibintu bari kubaka bize kuba byakomera. Buriya sima ivanze na beto n'uturiya tubuye nyine dutoya, buriya biba bikomeye kurenza n'ibuye, kandi murabizi neza ko ibuye riba rikomeye cyane. Urugero muri kubona turiya tuntu turimo hariya, turiya tuntu murimo murabona hariya rero, turiya nitwo tuntu bubakiraho kugira ngo ibikorwa byabo bibe bikomeye, kugira ngo ndetse n'abuzukuru n'abuzukuruza bazasanga ibyo bintu bubatse bihari. Kandi koko ni ibintu bitangaje. Se buriya muri metero 20 z'ubujyakuzimu z'amazi, wari uzi uko bayakamya? Ari amazi bakubitamo mashini, amazi akagenda avamo bijya kumara umwaka amazi yarashizemo. Hanyuma bagahita batangira purani yo kubaka. Ngira nk'uko mubajya kubibona aha ngaha, uri kubona ko umuhanda rwose ugiye kuzura. Umuhanda ugiye kuzura, ariko burya ibintu byo kubaka ni ibintu byo kuba umuntu yarabyigiye cyane, bisaba kuba ubizi fureshi. Bisaba kuba ubizi cyane kuko ntabwo ushobora gukora ibintu utazi. Ngira nk'uko muri kubibona, buriya ni iminsi mikeya nzabereka uburyo ki bashyiramo kaburimbo. Nzagenda mbere ukuntu bakora kaburimbo kuva hasi kugeza hejuru. Biba ari ibintu bitangaje cyane, ariko nta nubwo biba binagoye. Ngira nk'uko muri kubibona rero, aha ngaha umuhanda umaze kuzura, ko bakoze umuhanda mu mazi, ariko umuhanda biri kugaragara yuko rwose umuhanda wuzuye, ariko ntabwo uruzura neza. Wowe udukurikiranye kuri ino cano, nuko ugomba gukora subscribe, ugakora na share kugira ngo uzajye ubasha kubona n'izindi video. Buriya iyo ukoze subscribe uba winjiye mu muryango mugari w'aba YouTube nyine. Nawe ni ukuvuga ngo niba nkoze video warakoze subscribe, ugomba guhita ubona notification uri uwa mbere. Kandi ndabizi neza ko iyo uramutse ubonye notification ugahita ureba iyo video, biragushimisha cyane, kubera yuko nyine ukunda kugezwaho nyine amakuru agezweho. Ngira nk'uko muri kubibona rero, barabanza bagakora senyenge bakazitekinika, bakazubaka bya hatari. Rero izo senyenge iyo bazubatse bagakubitamo amasima, ibintu biragenda bigahita bimera neza cyane. Ngira nk'uko muri kubibona, muri kubona ko rwose ari ibintu biba bitangaje cyane, ariko ntabatindiyeho gakeya, nabareka namwe mukireba byo mu mazi n'uburyo ibintu biba bimeze fureshi. Mu mazi ubundi hatari. Buriya abantu mutazi neza uburyo imodoka bayikora, buriya imodoka nayo buriya ni nk'uko bubaka nyine ibi byose. Imodoka barayubaka bavuga ati ariko se nigera mu kinogo bizagenda bite? Rero niyo bari kubaka ibi bintu nabyo bavuga ati ibi bintu se ubu nitushyiraho ibintu biremereye ntibizamanuka mu kuzimu? Bagahita bavuga ati oya, ahubwo reka nze nkwereke ikintu dukora, tugiye kubanza tumanuremo ibyuma hasi cyane, tugende tubyubake, tugende tuyifungiremo, hanyuma nibirangiza twubake nta hantu bizajya. Rero ntabatindiyeho gakeya, nabareka
namwe mukiyumvira. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo uzajye ubasha kubona n'izindi video. Subscribe and share and comment. Kuko iyo ubikoze nyine uba winjiye mu muryango mugari w'aba subscribers nyine. Subscribers and share and comment kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Ndabakunda cyane. Hasta vista. Turi kumwe 5 kwa 5. Ndabakunda cyane.